Hisi ni AI, ibyo ntibishidikanwaho ngira ngo twese turabyemeranyaho. Siko bimeze. Umwanya wawe rero kuva mu kigare ugatangira kwiga AI, ukareka kuvuga ngo AI ni ChatGPT n'uyu nguyu. Ko ararebye dusanga amasomo cyangwa se ibintu abantu bavuga ngo bariga kuri AI n'utuntu bagenda batoragura azi ChatGPT, azi Claude, azi Copilot, azi utuntu nk'udu tools cyangwa se utunakoresha rimwe na rimwe. Ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri ahantu turi kujya ntabwo bihagije. Ukeneye ubumenyi. Umuntu runaka ashobora kuza kubaza ati AI ni biki, umwana se cyangwa se umuntu mukuru cyangwa se undi muntu. Mu by'ukuri hari ubumenyi ukeneye cyangwa fundamentals cyangwa se icyo twavuga AI literacy, n'ubumenyi ukeneye kuba uzi kuri AI. Niyo mpamvu twateguye isomo turishira ku murongo kuva kuri A kugeza kuri Z kugira ngo ubashe kumva AI cyaricyo. Hanyuma ubwo bumenyi ntabwo busaba kuba warize ibintu runaka. Ibyo ni igice cyambere cyangwa se level 1 cyangwa se intangiriro yo kuba wakwinjira muri AI. Ibi bireba abantu bose bafite ubushobozi bwo kumva ururimi rw'Ikinyarwanda n'imyaka yose. Waba umwana ushobora kubyiga kuko ntabwo bisaba ubumenyi buhambaye. Niyo mpamvu iri somo twariteguye rya AI na machine learning. Ngiye kuguhereza ka video gato banze urebe gatoya bimwe mu bintu tuvugaho muri iri somo. Na ka video gatoya twakuye mu isomo cyangwa twakuye mu isomo urebe uko bimeze. AI gira nkunda kuvuga ngo AI ni ubwonko busanzwe niko nyita, nubwo hari ubwo mvuga ngo ni robot ariko ni ubwonko. Iyo model rero ibasha gufata mu mutwe ibya bintu twayihaye twita data, ikabibaza ikabifata kugira ngo tuyibaze ubutaha izabashe kutubwira kudusubiza bigendeye n'ibintu yize. Nicyo twita model. Model ni brain, ni ubwonko bubasha gufata mu mutwe data kugira ngo n'ubutani tuyibaze ikintu izarebemo hanyuma idusubize. Iyo niyo bita model. Reka tuvuge ko ugiye gutoza umunyeshuri ufite icyo twita data. Yes, umaze kubibona rero, iyi ni imwe muri video 88 zigize isomo rya mbere rya AI cyangwa se lessons irigize iyi course ya AI. Ushobora kuba ufite umwanya mukeya. Iri somo rikoze ku buryo uzajya wiga bigendanye n'umwanya wawe. Na mashusho ugenda wiga mu byo bita modules. Wiga module ifite module 9. Ibitabo, reka tubyite ibitabo. Se ni bitabora simbizi ko mbivuga mu Kinyarwanda. Na ma chapters reka tuvuge gutyo 9 yo kubanza ukumva mbere yo ukoresha ibikoresho bya AI bitandukanye. Nashize aka kantu kamamaza kuri LinkedIn yanjye. Abazi LinkedIn mu mukoresha LinkedIn murayizi ukuntu ari urubuga ruriho abantu b'abanyabwenge cyangwa se abantu bazi bafite aho bahuriye na business cyangwa se n'ibindi bintu runaka, ariko ntago ari abantu baboroheje. Nyishiraho rero kubera ko iyi poster nashyize mu Kinyarwanda ndimo namamaza iri somo, hari umuzungu wajeho aza gukomanta cyangwa se gushiraho comments. Yitwa Tracy Brinkman. Yagize ati impinduka cyangwa se impinduramatwara za AI ntabwo ziri kuza, ahubwo zarahageze zirimo ziramenagura inzugi. Ngo abantu benshi bibereye kuri TikTok. Wera ko we ntago bimvaga ko avuga Icyongereza, naherekishije iyi poster amagambo y'Icyongereza. Wera ko yatumva Ikinyarwanda yahise agira ngo ndikubwira abantu ngo baze bige gukoresha tools. Ntago yumvise, ariko ndaza kubabwira impamvu ibintu yavuze ari ingirakamaro cyangwa se ari ingenzi kugira ngo tubyumve. Yagize ati nabonye abantu benshi cyangwa se good folks, abantu folks nyine abashatse kuvuga nyine abantu bazi utuntu basigazwe inyuma n'impinduka muri technology. Duhereye ku bikoresho bikoreshwa mu buhinzi ukajya no mu bikoresho bikoreshwa muri digital cyangwa se muri isi nyine turi kugenderamo, ndetse no kugenda mu bya gisirikare, mu bijyanye n'ibya gisirikare biri kuba automated. Ndibutse ko isomo rya automation niryo rizakurikirira isomo. Hano hari ukuri kutavangiye niko yavuze. Ibyo kubwira abantu ngo uzabigisha muri weekend ntago bizatuma baba AI ready, ntago bazaba bameze nk'abiteguye kubana na AI cyangwa gukorana na AI. Mwibuke ko mutazajya mwiga muri weekend. Muri weekend no guhura namwe mugasobanurirwa ibyo mwize mu minsi isanzwe cyangwa se mu gihe mwari mufite umwanya mureba ama video n'ibindi. We wariko numva ko yatangiye igitekerezo cyiwe. Ati niba uri gushakisha utuntu tubonerana aho kugira ngo wige mastering fundamentals, uvuze ngo utuntu tubonerana kwa kundi uvuga ngo ngo hasotse ngo gaturu gakora video, hasotse clean 3.0 murabizi kuri gukora amabara ugaturirukanka. Si dance yasotse
ugata wirukanka ukajya kureba ChatGPT yasohotse Opus kandi n'ibice bitandatu muri ya Claude ya Anthropic, ugata ujya kwirukanka nawe ukajya kwireba. Niba uri gushakisha utwo tuntu aho kugira ngo wibande kuri fundamentals, ku bintu by'ingenzi ugomba kumva AI ikorite imerite, urasigaye. Nibyo yashatse kuvuga. Abantu the real winners, abantu banyabo bazatsinda cyangwa se bari kugenda batera imbere, ntabwo ari abo ngabo bari gutabirukanyira kuri buri gasezerano babahaye ibasezeranya ko bahita baba nyine bagira expertise. Sinzi uko ndibuvuge mu Kinyarwanda. The only ones who think successfully and take action on what they already know. Yashatse kuvuga ngo ni abantu batekereza bagafata bagashyira mu bikorwa ibyo bazi, urumva. Ariko wibuke ko ugomba kubuzi AI fundamentals cyangwa se mastering fundamentals. Don't buy the lie, ntugure ikinyoma that some weekend bootcamp, kuko weekend bootcamp will transform you, bizaguhindura. Mbibutse ko twese tutari weekend bootcamp, twebwe twibutse ko amasomo yacu ni amasomo wiyigisha ku muvuduko wawe. Twebwe tuza muri live kugira ngo tunyuremo nanone tusobanure, hanyuma n'ababaza. Ariko amasomo yacu ateguye ku buryo uyafite amasaha 24 kuri 24 ku mwanya wawe, ugenda ukiga. Hanyuma wayateguye uwo ari we wese akagutegurira live. Abantu dutegura live kuri platform bategura bagomba kuguhereza byuza amasaha 24 kugira ngo umenye ko ufite live. Hanyuma ujya kureba ko ufite live, ujya kuri urubuga rwacu, ukinjira muri account, ukaroginga in, ukinjiramo nyine ugakoresha imyirondoro yawe, email na mode pass wahisemo. Hanyuma ukajya hano hantu handitse ngo live sessions, ugakandaho. Iyo umwarimu w'isomo wenorenzemo cyangwa se wahisemo gukurikira yashyizemo live, urabibona ukabona amasaha asigaye. Nuvuga ngo aya ngaya muri kubona niyo masaha asigaye kugira ngo irisomo ryacu rya AI ritangire. Ubu ngubu turimo turavugana. Hanyuma rero uyu mugabo yavuze ngo build the life by starting with one AI tool today, use it for something real in your work and stop waiting for permission to begin. Nuvuga ngo yakubwiye ngo shakisha uburyo ufata igikoresho kimwe ukimenye kugikoresha, utangire kugishyira mu buzima bwawe. Iyo bavuze ikintu abantu benshi batabajya kuri ChatGPT nibyo iradufasha mu buzima busanzwe n'izindi ngendo, ntabwo ariyo nkoresha cyane. Ariko twebwe amasomo ukuntu ateguye mu byiciro 4, tujye kwigisha fundamentals. Nitumara kuzigisha tujye kuri level ya 2. Level ya 2 ni kwigisha kubyaza umusaruro AI. Hanyuma tuzajya dukoramo agents, tujye gukora automation. Nitumva kuri automation, iyo ni level ya 2. Level ya 3 no tuzajya ku matools atandukanye to applying muri businesses, bitewe na business kwimeze, tukwereke tool, tugwereke icyo ushobora gukora. Nuvuga ngo tuzagendera ku banyeshuri tuzaba dufite. Hajya tuzategura byibanze, nkuko tuvuga byibanze ugomba kubuza ibyibuze bifite utuntu twinshi bidufasha mu buzima busanzwe. Hanyuma tujya ku banyeshuri, bitewe n'abanyeshuri tuzaba dufite akazi bakora, tugende dushake tools abazo twigisha abantu gukoresha. Ariko tufite izo tuzaza twapanze twebwe ku buryo tuza dukora ama live menshi. Cyo nagari zaba live muri weekend, zaba live nyinshi dushobora kujya dukora byibuze kuri buri mugoroba. Ibyo ngibyo nibyo turi gupanga, kuko dushaka gufasha abantu mu gihe gitoya kugira ngo babe bari ku murongo biteguye gukorana na AI. Hanyuma aho ngaho ntabwo birangiye, ngira ngo murabibonye rero. Urubuga rwacu nta kindi, ujyaho ugakoraho konti. Hanyuma hari amasomo y'ubuntu n'amasomo yishyurwa, kubera ko murabizi namwe biba byatwaye umwanya wo gutegura izo video, biba byatwaye umwanya kugira ngo abantu barekera gukora ibindi bintu babiteho. Uvuga ngo dufite coaching. Ikindi kandi turi kubashyiriramo AI izabakurikirana. Ibintu byose bizajya bikorwa na AI. Niba ijya update tuzabahereza kuri emails, tuzabahereza kuri group. Tuza dufite group zitandukanye za WhatsApp duhuriramo, duvugana umunsi ku munsi amasaha yose. Hanyuma tugacoachinga abantu. Kandi harimo uburyo bwo gukorera amanota wakoreyemo, ushobora kuyaguramo ibintu bitandukanye bitewe n'ukuntu uri kwitwara. Amanota, niba warebye video hari amanota baguha, niba wakoze course ukayitsinda hari amanota baguha. Hari nubwo hari score watsinze kuri iyo course, ariko hari n'amanota yandi wongererwa nk'umunyeshuri kwitwara neza. Hari n'ibyo strike rero. Strike ni ikintu cy'ingenzi cyane. Strike zikurikirana, niba wize uyu munsi n'ejo ukiga, n'ejo undi ukiga, ugiye strike 3 ni iminsi 3 ikurikirana udacamo, udasiba isomo. Iyo ngiyo ni ingenzi cyane. Uko ugiye ugira batavuga iminsi 3 ufite igihembo habwa, uko ugiye icyumweru ufite igihembo habwa. Ibyo bihembo rero ushobora kuzabigura ikintu runaka kuri platform yacu. Ibyo tuzababwira mu minsi iri imbere ko tugiye gutangira kubahereza impano abanyeshuri, dushaka kuba motivating abanyeshuri dukurikirana, ku buryo nyine muzaba muri AI ready, muza mwumva AI ntimugire ubwoba. Ntihagire umuntu ugira ubwoba. Imyaka ufite n'ugira ubwoba, we are here for you. Turi hano kubafasha. Uzatubaza icyo tumva tuzagusobanurira. Hanyuma rero mugire courage, nicyo nababwira. Isi iri kwiruka,
isi iri kwirukanka kandi utayifatiranye ubu ngubu sinzi ko uzabasha kubona igihe cyo gupfa kufatirana AI. Byabaye byinshi natwe ubwacu mureba cyangwa se nanjye natangiye kwiga AI mu 2020 muri covid, nibwo ninjiye mu ishuri nishyura minerval njya kwiga. Since then kuva icyo gihe ntabwo ubona agatotsi every time. Noneho kuva ChatGPT yasohoka abantu bose bagata babimenya, wow, amafaranga yatangiye guflowinga muri AI n'amafaranga menshi. Isomo rikurikira nzabereka kuko izaba ari isomo ryo kubyaza amafaranga AI automation. Tuzigiye gukora ama tools ariko twige no gucuruza, tuba turi kwiga nyine ibintu bya gukora ama AI tools. Nzajya mbahereza ubuhamya, mbahereza imbereka ibintu bifatika, mbereka amafaranga yinjiye, mbereka abinjije kuko barahari. So now ndi kugira ngo mugere ngo nimucikwe n'iri somo, mukora ibishoboka byose, ababishoboye mugende mwige. Niba udafite ubushobozi turabyumva, ushobora gushakisha ariko uburyo udasigazwe inyuma na AI. Hari abantu bavuga ngo basigajwe inyuma na AI. Ntusigazwe inyuma na AI. Ntukajya wumva bavuga AI ngo titire. Biroroshye, ushobora kubyumva. Hari bizasaba ubuhanga, reka tuvuge ndavuga level ya nyuma tuzarangirizaho level 4. Ni level ya machine learning. Machine learning isaba yo kuba hari ubumenyi ufite bundi mu ishuri. Programming kuko harimo Python n'ibindi, hakazamo abantu bazi statistics n'imibare, ntabwo bari imikino. Kuvuga ngo rero ibyo ngibyo byo ntabwo navuga ngo ni iby'abantu bose, ariko ibyo tutangireho buri muntu wese ahawe ikaze, buri muntu wese ashobora kuza akiga. So hope ko muzabona ubumenyi mukura muri iri somo. Urubuga mukomeze mu rugendeho, ushobora gusharinga, hanyuma twashyiremo n'uburyo niba ushaka ufite umuntu ushobora kwishyura umusharing link yawe urayibona, niyishyura hari percentage zawe tuzaguhereza nk'igihembo. Hanyuma link iri muri description kujya ku rubuga rwacu, hanyuma mukore accounts, turabategereje. Twigane nimusigare. Nubwo dutangiye ariko tuzajya tugenda tureba umubare w'abanyeshuri, turebe niba dushobora gusubiramo isomo. Hanyuma mufitana mushobora kutubwirira niba mufite ikibazo, ukanda kuri support ukohereza, tugusubiza mu gihe kitarenze amasaha 28. Kandi dufiteho nimero ushobora guhamagara mu gihe ukeneye ubufasha bwihutirwa ukaba wasubizwa. Hope ko rero tugiye kwigana AI kandi tugaterana imbere twese. Bamwe ntibakajya basigazwa inyuma n'amateka n'ama AI nako. Voilà. Murakoze cyane, nitwa na Claquette. Duhorane ku mugoroba mu kanya twigana AI.